tugiye kwakira abatumirwa bacu nk'uko nababwiye ni abatumirwa b'ibyamamare twasanze muri esegi bagiye no kuzadusiga muri esegi ariko ni ibyamamare cyane rero tudatinze twihuse cyane reka Daniela atwakira abo batumirwa njyewe ndagaruka mu kanya. Yes, nkuko mugenzi wanjye yarabivuze rero dufite abatumirwa. Usibye ntago ari abatumirwa kuko umuntu utumira akenshi na kenshi aba ari umushyitsi kandi we ntago ari abashyitsi, ni abasangwa barenze no kuba abasangwa. Rero reka tubakire batangire batwibwira basuhuza abakurikiye Touch Radio. Mumeze mute? C'est bon. Kugira ngo turabatumirwa boko turabasangwa cyane. Ameze neza ariko. Umva ndashima Imana nako twese turashima Imana. Kanze nkwakira ahubwo uko zubibona. Wanyakira neza ubanje ukanyurizamo amakuru y'imikino kabisa kuko niko kana abantu bakuziho ndabeshya. Da. Amakuru y'imikino se? Yego. Azari cyo ntazi n'ibintu nzabikora urebe. Oya nyine kubera ko twakumenyereye mu makuru y'imikino cyane cyane kandi tunakwemera. Niyo mpamvu ngiye nifuzaga ko ubanza ukatunyurizaho n'amakuru y'imikino abantu bakabanza bakajya muri modo neza. Reka perezida bikore yewe ni porogaramu tuzabikora utaha. Uraho neza bwana perezida. Ajyaho ni perezida bw'umuntu kwakira. Uraho neza Daniela Duhaine visi perezida w'Ida Club. Umeze neza? Ntacyo nshinze Imana. Wow, nanjye meze neza nubwo utarabimbaza. Okay, nanjye ubwo ni byiza cyane. Okay, rero murakaza neza muri Touch Connect. Ndakeka iyi ni inshuro iyi ni imwe mu nshuro nkeya mwageze muri Touch Connect ndabeshya. Ni ya kabiri. Okay, rero murakaza neza ubwo turongeye turabakiriye. Natwe rwose twishimiye kubasura kabiri. Twishimiye kubasura ubwa kabiri ni ibintu byiza cyane. Kwakirwa hano rero umuyobozi. Reka nizere ko nta kintu muri butunenge. Ntacyo rwose. Byose birahari buri kimwe mwifuza kirahari. Uko tubibona ni sawa nabi. Okay, Brazil. Yego. Reka nanjye se nkubakira abatumirwa ari nabo bayobozi ariko cyangwa bananyakire kuko uyu mwuga wamazemo igihe nkuko ndi kubikubwira aba bantu naje mbasangamo hano bagiye no kunsigamo hano ubundi ibi ni ibintu bikomeze gahunda za Touch Radio zo zirakomeza nge rero murabizi ntago ngenda gake ngenda uko nshatse ni vuba cyangwa gake nihuse cyane ngomba guhita mbanza nkibariza DJ akabazo k'amatsiko kataza kuza kungora ntago ngenda gake nkuko nayo maze kubivuga. Reka DJ baza akabazo gakunda kugora abantu benshi kuko buriya abantu mukunda kubona DJ no umuntu uri hambo DJ ikibazo cy'amatsiko. Gusa ikibazo numara kugisubiza utangira n'ubuzima bwawe kuva ufite umwaka umwe kugeza ubu ngubu. Bagiranga kubanga wicaye nabi. Okay, ikibazo cyanjye kiragira kiti ese DJ ufite imyaka ingahe? Navutse nyuma bibiri. Imyaka 5. Uracyari umutini. Ntabwo ndi gusa imyaka kuba nashaka. Ntabwo ukiri muri 19. Yego rwose ubundi siniranga. Ni 20. 20. Okay, ubwo rero ikibazo cyane cyari icyo ariko ubwo nyine twihuse uretse natubwira ati DJ avuka yari ameze ate kugeza up now ubundi yagiye yitwara ati umunsi wandike wera ijya muri Media Club nibwo yavutse. Okay, uko navutse? Okay, muri navutse nk'abandi bana busanzwe sibyo. Niga nasari njya primaire niga secondaire hanyuma level nza kwiga muri Sigi Kongo mageze mbasanga Media Club nandika ibaruwa nanditse
yanditse ibaruwa seba bigimukara mu cyongereza niga mu kane igihembwe cya mbere sibyo yandika hari perezida Nizo na visi perezida Makina yego igihe Meda yakoraga ibyago byahozeho muri Meda tagira kujya none yandika twakoze ikizamini ntabwo icyo gihe Meda yakoraga ikizamini nyine nk'ibisanzwe nk'abandi bose ntabwo mwese nako gikora icyo gihe twari batatu ndi kubona Thierry na Innocent bronze kopi yego ikizamini ndagitsinda ari mu mikino ndagitsinda Jango nakoze kuri mikoro bwa mbere igihembwe cya kabiri niga mu kane yego sasa rero ku munsi wa mbere kuri mikoro wari ifata abatakira rero ikiganiro si ukwirarira ve bari bwa mbere ngiye gusomera amakuru y'imikino kuri mashini yego wenda abantu benshi ntabwo babyibuka niba ukuntu byari bisekeje ariko bajya kuvuga turi diri Rwanda ngo ndetse n'abazina b'abazungu haye na busa nuko gutangira nyine bigira muri media bahise bangira umuyobozi wa siporo nyagera nasanze ahantu mu wa gatanu ba Benzo umuyobozi wa siporo gutyo nuko rwose aho ni mu wa kane nyine n'ubundi yego sasa rero mu wa kane akantu gatangaje habuzeho gato nk'umuyobozi wa media club niga mu wa kane ababaga babyibuka ariko twagiye kwiyamamaza ubundi mbere baturaga kuri asomwe nyine umuyobozi wa media sasa umuyobozi wa media arambwira ati ugezeho chef de classe avuga ni wa happy asimbukunda arambwira ati rero ntabwo nshaka kuba umuyobozi wa media ikiba rero ndimo ati inyuzamo amaso ibiranga rero amakosa arabikosora ajya mu discipline tujya kuri asomwe tugeze kuri asomwe baravuga bati no twese kuri asomwe aho batanu bakane niyanga babigomere kwiyamamaza ubwo kuba umuyobozi wa media bwa mbere niga mu kane biranze aho igihembwe cya kabiri ntarakora no kuri mikoro unabyumve narakora kuri mikoro ubwo ari mu kane mu gatanu mu kane ariko natangiye kujya none nsohokera media club niga mu kane nagiye groupe officiel amateka umuntu w'amakuru n'abaramaze imyaka 3 batahasohoka ibyo rero birangiye ubwo mu gatanu hari dukora amatora umuyobozi wa media na DJ Musanze kugira ngo ibindi hanyuma ejo bundi nibwo nyine haba amatora yo kunsimbuza ubwo ngubu nanjye ndimena abayobozi ba media ntabwo ni perezida wa media club mwumvishe ubuzima bwa DJ hano muri SG bwari butangaje cyane rero kugira ngo twese tugende dusharinga amagambo mperereza na porogaramu nawe mubaze ikibazo ngiye kumubaza kirasa n'icyawe ariko we yagerageze gukoresha iminota mikeya kuko hano turacyafite ibibazo byinshi kandi bigoye kubisubiza ni byinshi ubwo rero avuga ziga porogaramu amahoro amahoro nawe reka nkubaze ikibazo nk'icya DJ ufite imyaka ingahe imyaka kono mbahaje mu hekana sako ni 20 biri kane muri make harya muri biology tujya tubita muri abatutwini muri twins tukiza abantu bajyaga bavuga ngo Olivier ni ndetse Thierry ni ariko nanjye njya kwandika ibaruwa ntabwo nari mbazi ntabwo nari twatandukanye nari nzi ko wowe witwa Olivier ahubwo yore witwa Thierry nabyo ni igitangaza ubwo rero imyaka niyo ngiyo nawe tubwira ukuntu wakuze kugira uze kwisanga muri uwo mwuga w'ubutangazamakuru ubundi wavuze ubundi izina ryanjye Thierry ubundi zaryanjye n'umuhoza wavuze muhoza ni umwana ufite papa na mama of course uvuka abana batandatu ni muherezi watangiye nyine gushora nk'abandi bantu basaza muri SG ibintu bya mikoro atabizi ariko ageze muri SG igiye ibindi muri SG sigi narahiriwe cyane kuko kuri 13 z'ukwa kane 2022 ni gasi na hawe amateka yarabaye njya kuri radio bagenda ndicara muri kiganiro
cyari icya gatatu mu mateka kuko Touch Radio ubwo bari bakitwakira kuri Touch Radio Yego. nawe gukora ikiganiro kuri radio ikiganiro Olivier yo mu rukiza mu bantu bose babahaga yo mu rukiza cyari gisekeje bya hatari nuko najya nkora ikiganiro nk'abandi bose nyine nk'undi muri wese kirehe cyane nyine kuri radio ariko nyine ngo ndashimira ko byagenze neza nyuma andi n'amateka nka Olivier nyine twaje kwa abayobozi bo twanabaga okay ukoresheje igihe neza ariko reka nawe mite nkongera nkubaze tuze kugaruka kuri Olivier ese Olivier ari witwa DJ aramutse akujyanye girlfriend wabyitwara ute ufite girlfriend yego ndamufite rero uganisi ngonga Daniela murakomwa ese hano harimo ikibazo ngiye kukubaza ese Olivier ari we DJ uramutse wumvisha inkuru ko agutwaye girlfriend wabigenza gute ntabyo washobora gusa wabibasha ntabyo washobora kuko nyine ari ikintu cyitwa igihango ufitanye ntabwo wabishobora ntabwo yabihera ngo abishobore gushoka nyamara Olivier ashobora kuba yabishobora ahubwo hari ukuntu umuntu buriya aba yanga kugerageza impano yiwe kugira ngo abantu batabona ko ayifite urabona kuko nyine ntushobora kumurya umwanya hano ngaho kuri mikoro kuko uzi ko nyine dukuranye imyaka 3 ibintu byose mugari twe n'imanga yegeye ikintu cyo twinjiye muri media rimwe tuvuye muri SG twese tugeze kuri radio ntandi umuntu abikora muri SG ntandi umuntu wa muri media club ngo ajye kuri radio station ifite frequency uretse ngewe uzabikoresha wundi uzajya uri DJ radio mu makuru zagutungura okay rero mpereza na DJ nawe mubaza kandi kabazo gatoya twihuta DJ wowe ntabwo nakubaza kubyabashere kuko ndabizi neza uri igiti cyumye iki kitagira amazi umwana uzi gukora wabeshye se cyangwa nawe hari uwo wigeze kugira bwari mwe bituma ubuzima bwanjye wese iyo chapitre ntabwo reka two kuvuga muri SG hanze SG ugeze ntamenya muri SG kiraho akabazo reka twimagine ko hanze wo muri SG rero waguteye depression agatuma hano muri SG bidakunda okay reka mwaze iki kibazo ni iki kintu cyakubayeho ukumva urasebye yego rero mwese ninga wishize oya ntuvuge muri SG reka gisebetse neza byatari ku buryo nawe cyakoye kuko nyine mbifata nk'ibisanzwe ntabwo birimo tu ariko ntabwo waba tuba twabaye dusekeje ntabwo twabura buriya kereka nk'umuntu tubana ntiwatuvuga ariko ngiye ku giti cyanjye nyine mbona tuba ibintu bisanzwe ubwo se bishatse kuvuga ko kuva wavuka utigeze useba narasebye ariko nyine ni ibintu bisanzwe ko nabyibagiwe uri nsebabo ntabwo wapfa adasebye ntabwo bibaho rero reka nanjye no kwiharira umwanya amereze mugenzi wanjye Daniela nawe azababaza ibibazo bikeya ubundi dusoza ikiganiro ubutaha tugarukana n'abandi n'ibindi byamamare dukomeza show by show. Daniela bambariza ibibazo by'amatsiko kuko ngiye numvishe byananiye wasanga ari ukubera ko wenda ndi umuhungu mugenzi wabo oya urarengereye ntabwo ari uko umuhungu mugenzi wabo kandi abikoze neza cyane rwose itangazo integuza ndetse na worship team mwihute mugiye kurepeta na new singers amakorali yose nagiye vuba bagiye kurepeta dukomeje n'ikiganiro rero programa ndakubaha kabisa ndakubaha uze munsi yego nawe ndakubaha ariko duhayede wacu uri mu bantu ruwaga mbere rwose muri iki kigo yumvikana none se programa nge ikintu Brazil yatinye kukubaza nge kandi nkikubaza ufite girlfriend ndamufite nawe ubizi okay watubwira izina rye ntabwo abikunda kandi nanjye ntabwo mbikunda ndumva ntabwo nabikora rero
ngadukomeze. okay nta kibazo, ikibazo cyanjye n'ubundi kiracyakomeje. Ese iyo aza kugukatira Byaza kunkatira yego wari kumva umeze ute? ntabwo ari kubishobora. Oya ni ukubwira n'uwo ntabyo ari gushobora. None se hari uzabikoze bikamuhira batavuga ariko. Hari uwo nzi pe. Okay, mumbeho ringa ntari. Oya nawe ntabwo abikunda, ntabwo abikunda kabisa. Ubwo ari ubivuze ubwo nibyo. Reka nkubaze porogaramu, uramutse ugiye gusura girlfriend wawe muri class, noneho wajya kumusura wanyura ibumoso agahita aca iburyo agasohoka umureba kandi abibona ko ari we wari ugiye kureba, wabigenza gute? Ngiye kuvuga ko atabishobora se. Oya gerageza uhindure igisubizo. Ntabigenza ni Yego. byanze bikunze classe irimo umuntu witwa mushiki wabo. Wapi Nadajyana nkamwicara iruhande tukaganira ibya porogaramu za Touch Radio n'ubundi ze. akavuga ko ari porogaramu zazikuzanye. Nkamukora naje kureba ndakuru. Birumvikana. Ariko nk'uko nakomeje kukubaza na DJ mufitiye utubazo duke. DJ Karabugara bwana duwarene. kuri atanu. Respect man, nawe uri mu bantu nubaha n'ukuri. Ni na None se DJ nyine urareba ukuntu uteye, ukuntu umeze, ukuntu ibereye tu nabidanje. Okay, ndagira ngo nkubaze, nta muntu ujya ubura ikintu yanga ku mubiri we, nta n'umuntu ubura ikintu akunda ku mubiri we cyangwa se mu buzima bwe, watubwira ikintu wanga ko abantu bamenya kuri wowe? Nawe ko bamenya Yego. ntabwo bamenya ko ngira amagambo mabi. Kicenda cyane. Ko tubimenye. Kubimenye ntabwo bizi. Ureba kubwira abantu byose. Ubwo bimbwiye ngiye kuzajya mbyirinda. Byakugora kuko kugira ngo utotore ngira nkubwira nawe. Ariko nakubwiye. Sinzi tu ushaka kumuha abaza. Umva muri kugera mu mentioning abantu twabaza ariko Kicenda cyanga. Okay. Rero hano hari utubazo twa special nk'abantu nubaha mwiga indimi, nge hari utubazo mbafitiye, nzajya mbaza ikibazo gisubizwe namwe muri babiri. Hari ikibazo? Okay, ikibazo kirabaza kiti umuntu witwa Nyirarunyonga muramuzi? Yego. Nyirarunyonga. Mumuzi iki? Nyirarunyonga yari umugore ushira isoni. Ari umugore yigishega mu mwanya magambo, ari umugore ushira isoni yigishega abaho mu myaka ya kera kubw'abandi. Ibibazo umugore yagaye inzu akubaka. None hari amagambo yagiye avuga. Yaravuze wenda sinzi ako nizeye ko utari kunyumva. Nyirarunyonga yaravuze ngo akanjye kazaribwa n'unyogosha ndetse n'uzangira. Sinzi agashaka kwibuka ikiganiro kiriko dije ndetse cyangwa se nyine uzankorera akazi wenda mu gitanga sinzi ibyo n'ibyo. Message yumvikanye. Ikibazo kindi kiragira kiti ariko mbere yuko nyibabaza, ndabizera mu bantu bazi gusoma, bakunda no gusoma. Ibibazo nateguye ni byo gusoma gusa, biroroshye. Ntacyo bitwaye turagerageza. Ndagira ngo mbibarize nk'abanyeshuri ndetse n'abakristo muri rusange, ese Bibiliya igira ibitabo bingahe? Ubitubwire. 6 Wambwira ko irimo ibice bibiri? Sezerano kandi ezerano rya kera mu 27 kandi hakabamo 30. Kuko ariko hamwe no kubera karindwi. Ngaho gabanye nyine wumva giye mbara neza. Nakuba n'icyenda nyine. Nakumenye. Ndakubaha ariko uraswase. Nukuri simubeshye. Porogaramu nta kintu wakongeraho. Okay, ndamuhereye. Imibare yara. Okay. Turi kuvuga ngo ibamo oya wabonetse 29 handi 37 sibyo? Okay, urakoze ariko nyine n'ubundi nibyo.
nyine numvaga ari kubanga ariko ndabona mbizi hari igihe nigeze kubona Thierry ari yayoboye muri Islam. Ese Thierry byaba bishatse kwerekana ko uri mu Islam? oya ntabwo ndi umuyisilamu gusa ariko idini nagerageje gusengamo hano muri Esegi ni Isilamu yonyine. N'ubu nongeye gusenga nasenga muri Isilamu ndayikunda hanze nabatijwe muri Protest. Ukaba utazi Bibiliya n'ibitabo birimo neza. Zivuze ko 66. Okay, ikibazo cyanjye gikurikira nacyo nicyo muri Bibiliya. Kiroroshye kandi ndabizera nk'abantu muzi gusoma. Ndabizi. Okay, ndagira ngo mbabaze, ese ni uwuhe murongo mutoya muri Bibiliya ubarizwa hehe cyangwa se uherereye he? Umurongo mugufiya uri mu byaheshuwe, nyuma y'umurongo wa nyuma dusoreza igitabo cya Bibiliya uvuga amen. DJ wowe urabyumva ute? yewe kuko ari wowe mu migani ahantu bavuga ngo umunyabyaha nakubwira ikintu ntukabyemere gusa se mutoya umigani icyo cyangwa ni mutoya ariko ntabwo ari we Matayo 5:5. ego uzumurwa mbega abakristo muri abanyeshuri beza ariko ku bijyanye n'ubukristo ho ndumva ntabwo ari David cyangwa Yeshua cyangwa mbese ukuntu ntabwo mwagerageza amahirwe nanone. ntabwo byarengaho rwose kandi ntabwo byari kandi. Okay, rero uwo murongo ni uwo muri Matayo, wo muri Yohana. Ego, urwandiko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yanditse iki? Igice cya 11 mu murongo wa 35 haravuga ngo Yesu ararira. Icyo ni cyo gisubizo. Tsiribaza hanze mu butaha. Biteye ku agahinda n'ukuri. Bako Yesu ararira. Ayiwi. Nyine nge ndabizera nk'abanyeshuri beza ariko ku bakristo ndi kugenda mbishidikanyaho pe. Urumva twebwe nta kibazo ngo dukomeze televiziyo. Okay. Dukomeje rero programa nakugarutseho nta kibazo ko DJ twamubajije ngo ni iki kintu bagukoreye ukumva urasebye, se ni iki wowe cyaba cyakigize kukubaho ukumva urasebye neza ni mu bantu se? Ntabwo wakumva usebye atari mu bantu cyane, nyine birumvikana ni mu bantu. Nigenda ndi gukina umupira ndangije ntera umupira cyane nyine mutoya ntabwo nakoraga uburyo gukina ariko nari nagiye mu kibuga ntera umupira papa ari iruhande rwanjye none yageraga mu izamu ndatekaje umupira usubira inyuma kugira ngo ujye imbere n'akantu kansebeje mu mateka yanjye. Ako uziko hari abantu nabwiye ngo nakiriye football bakanga kubyemera. Wowe se? Yego. Abihakana wenda ntibaza abaswa bava muri football ariko nawe uri muri abo ngabo nyine. Ako nukuri foot narayikinnye rwose. Amahirwe masa. Okay, ikibazo cya nyuma kiragira kiti ese programa uba wumva hari umusanzu ukomeye watanze kugira ngo Media Club ibe hari aho yavuye ndetse hari aho yageze? Okay, kuva wenda najya muri media ndumva sinzi ariko ni abantu bagiye batanga nyine inyunganizi ibitekerezo byinshi kuva nta muyobozi kugeza n'ubwo nta muyobozi. Burya nubwo nishimira ko nyine hari bamwe mu banyamakuru bagiye ngira inama bakaba ari abanyamakuru bakomeye ubu ngubu kandi nta porogaramu yo kutagira inama abanyamakuru ntibishoboka. Media nayitekereje byinshi hari naho wasanga nyine Olivier arabizi twajyaga dutekereza tugasanga twahangayitse by'ahatari twishyura no muri siko zo kuba twanakirukanwa muri kino kigo mbona weekend kugira ngo Media ikomeze hamwe ndumva nyine twayitekereje cyane. Tukivuga ku nyungu nagira ngo dusoze DJ atubwira kuri Get Successful. Ese bigeze he, bimeze bite, byifashe bite muri rusange?
sasa get successful and experience more irahari naho yagiye kugira ngo abaririmbyi bamaze kuba 9 dushigaje ubwo nta gisigaye ubundi anytime weekend tuwaza gufunga kwandika abaririmbyi uko selection mu gitondo batanu bazajya finali amakuru arahari abanyamakuru uzabaduha nk'umuyobozi bashinzwe bivuga ngo geti hategereje kumenyekana isaha n'umunsi wa finali gusa geti yo yarimbanije ku ruhande rwanjye abaririmbyi gusa batuzafunga mu cyumweru gitaha kuri selection n'icyo nuko geti ihagaze ubwo barabyumva rwose bakomeze biyandikishe umuntu wese ufite impano abaririmbyi aba best performer mukomeze no kwiga cyane kugira ngo icyo gihembo cya best performer muzagitsindire n'abanyamakuru natwe dukomeza kwiyamamaza n'abanyamakuru beza abanyamakuru beza mwebwe rwose murimo turashimiye kabisa kandi n'amafaranga ya fete rwose bagira bayazana dukeneye fete abantu barabizi ubundi fete ya miliyoni 2 biroroshye entertainment n'ikintu cyo gufungura ibintu byose media bitanga abo bakire baza rwose entertainment ni yambere okay nakoze kubana natwe rero nabonye ko touch connect ari uburyohe ubutaha nzaba nicaye ndi kuyumva turi kubasezera aho twatashye yego nta kibazo nyine byari ubufasha bukomeye kubana namwe ubwo rero mugire ibihe byiza ndabeshya Brazil ntabwo ubeshya kabisa ngiye bataragenda ariko turasoza ikiganiro cyacu ngiye wari uri kumva kuri mike yari DJ N nari ndi kumwe n'inshuti zanjye abanyamakuru aba DJs aba programmers ndetse na mugenzi wanjye Daniela ciao ciao